yego musawe imbaraga z'umwuka wera zibasobanurira umuntu uwo ari we. Ntabwo mwuka wera kuba wavuga indimi cyangwa se nkunda kubivuga. Umwuka wera ashobora kugenda runaka ngahita numva mu mutima wanjye kumwisanzuraho ntabwo byemewe. Uri kumva neza? Bantu b'Imana, abantu b'Ekinepo bagushijwe n'ibiroroge bimeze nk'uko nguko. Ndabivuga nta kintu bitwaye. Bantu baragira kuyo ngo babonereho kuba bazanzamuka, ahubwo bakabasubiza hasi. Niba mudashoboye kuzirika, mwaziziritse cyangwa se mukagira ukundi mu bigenda. Mwakwifashe niba binabananiye mugafata ikiziriko. Kuki muri kunamura abana b'Imana? Umuntu aragusanze akwaturira kuyaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, aragusanze kugira ngo ahemburwe nawe, ahubwo wongeye ugize gute? Umusubije hasi rudubi. Ahubwo mwamuriye mushyizemo izo mbaraga zawe mbi, mushyizemo ibintu wacishije. Uwiteka araje, ceceka, Imana ishimwe, ihorere. Haleluya. Ndumva imirindi ije kugutabara mu mudugudu utuyemo. Hari abaguhemukiye bari bitwaje ijambo ry'Imana. Mugira ngo Imana yacu se ntizi gutoranya abakozi? Yaciye muri leta rega, ndacyabivuga. Yaciye mukuru wacu w'igihugu, ndacyabivuga. Haleluya. Kuko Imana ni isirimu, Imana ishimwe, ize guca abantu niba kugira ibyo bazirika byarabananiye, izishyiraho nyine supaguru, kuko mwebwe nyine byarabananiye kuyishyiraho. Imana ishimwe. Imana ize irabizi ibyo wakoraga muri biro, irabizi ibyo wakoreraga hariya nyine kuri karagaceka, irabizi. Imana iraje nubwo iri gutwikura umwe ngo buriya namaze kumenya ko hari igihe Imana ishashenga kugira ngo igufate neza. Kabanze kuvuga ngo turi kumwe mwana wanjye, reka tugendane, ndagushigikiye. Ariko irimo iragusheshenga, irimo iragira ngo izagufatire mu kindi cyuho, noneho igutwikuruye isi yose igire gute? Ikubone. Imana ariko Uwiteka aje gutwikurura, yagiye abasheshenga akavuga ngo turi kumwe, ariko burya yaragusheshengaga. Ije kugushyira ku mugaragaro wa mugore we, ije kugushyira ku mugaragaro wa mugabo we. Haleluya. Kandi babwize ukuri, ko bamwe gereza zibafunguriye udahagarikiwe n'Uwiteka, zirabafunguriwe ndetse n'imfunguzo zigira gute? Zijugunywe. Mwagarutse ku rufatiro, ariko mwagarutse ku rufatiro kwa Yesu nihaterera hararinganiye. Imana itugirire neza. Nimugaruke ku rufatiro kuko dore zafunguwe. Imana ishimwe. Harimo n'abazajya kubuvugiramo nta kintu bitwaye, abari baragiyemo barakoze amabi bavuye bafite agakiza, nyamara ubu ugende wicareyo. Kandi nyamara wari uri mu gihugu cyo kwidedembya, ariko kubera ko hari ibyo utigeze ushireho ikiziriko, akanwa kawe uvuga ibyo ubonye, mbene ururimi rwawe ni ibinyoma gusa. Uwiteka araje. Umuntu sibyo ko twebwe kwica, nta bantu bariho bameze batyo. Imana yacu ifata ibidafatika ikabihindura ibifatika. Ntabwo Imana yacu ikorera muri iyo miti bari kujya kubabesheshamo. Napo ndababaye kubwo abantu baratukisha izina ry'Imana, ugasanga abantu baratuka kubera abantu baje biyambitse iruhu rw'umukozi w'Imana babesha. Ntabwo Imana yacu ikora gutyo. Ntabwo Imana yacu ikora kugira ngo baze gukora ku mabere ngo babo baragukuraho ngo imyaku. Ariko mwabaye mute? Imana yacu ikorera muri twebwe. Urategeka Uwiteka akazakuraho iyo myaku. Hagariho ngo bahamaze abantu bamwe barakurikira umusaraba tizi, abakurikira kino kiganiro. Ntabwo Imana yacu ari uko Imana yacu ikora. Yego. Abayivuga nayo bayibeshera, mubagira inama barekera aho ngaho. Iri muri twebwe ni imikora niko iduhindura amateka. Abambaraga ubuca barika twambika batari yaravuze ngo yasize ibihumbi, yasize intama 99 ajya gushaka intama imwe. Wowe urinde uza gukenyura abantu, urinde. Iri juru uvuga ni iryande, ni irya Kamonyi. Iri juru uvuga ni iryande, ni irya so, ni irya nyoko, ni iryande. Imana ibahore sindi gutukana, ariko ngo babwize ukuri, inkota y'Uwiteka iraje kandi irabazi. Nimuyarye, niba yabahe muyarye, ariko naho igihe gitoya murarimbutse. Mugiye Gehonomo, nimwubaka ayo mazu yanyu, ariko Yesu agiye kurimburwa.
nimuyarye, nimwambare neza, ariko amakositimu mugiye kuyasiga. Nimwambare ayo mabaze, nimuyambare we, ariko mugiye kubisiga. Imana iraje, yaratwikuruwe, irabatwikura ntibyakwemerwa neza, ariko Imana iraje. Nshuti yanjye, iyi miti igira garanti. Igira garante. Ukurikiranwa igihe gito, ariko igira garanti. Bigiye kukurangiriraho, bigiye kukurangiriraho. Barimo barajya saa sita nijoro, kandi barabwirirwaga. Hari n'abakubona impano y'Imana batabonaga, kubera ko ntaho Kristo yari muri bo. Ariko Uwiteka bagezeho, amaze kubaha bakarya bagahaga, abahaye kwambara agakanzu keza nk'akagaka, abaye gutega igitambaro cyiza nk'iki ngiki. Haleluya! Amaze kubahereza, batangira kumera imvi z'urutaruta. N'iki Uwiteka atari yakoreye abagabo be? Abagore banyu ntabwo bari babanyuze. N'iki mwabagore Uwiteka atari yabakore? Ntabwo abagabo banyu bahaye mbera, ntabwo mwari munyuzwe nabo. N'iki Uwiteka atari yabakoreye? Ayo maso yanyu yabarimbuza, abahemuza. Uwiteka yakorera iki? Ese azayanoboremo? Navuze ngo Uwiteka azabambika ikiziriko niba kwambara kigufi kibananiye. N'iki Uwiteka atari yabakoreye? Ati ni kuwa dotaya harasisi mini kontra mini shosegro. N'iki Uwiteka atari yabakoreye? Koko ubusambanyi bugutume uburi ijuru. Kuruzera umuzabibu rwarindibu nikarima arababaza. Namwe bateze amatwi, navuze ngo waba udakijijwe, waba ukijijwe, caruno rubanza. Niki cyatumye bano bantu batera umuzabibu bakera indibu? Navuga ngo ninda nini zabananiye ngo nayakire. Niki cyatumye? Niki yawe? Niki wa muhanuzi we? Niki cyatumye udahagarara ku muntu aranga uvuga iby'Imana nyakuri? Yagutumye guca ibitambo. Ninde uragutumye guca ibitambo? Vuga ubutumwa wa Yesu nashaka gucisha hashaka zahacisha. Ninde wagutumye guca ibitambo? Ngo kugira ngo usengere umuntu ngo baze baguhereze, wowe urakizuri Yesu. Wowe uri Yesu. Wowe urinde. Wowe urinde. Icyo ushinzwe ko ari ugutegeka, Yesu agakorera muri wowe. Ni wowe ukiza wowe. Wowe uri igiki? Uri inyama n'amaraso. Niki cyatumye uri guca ibitambo? Icyatumye uri guca ibishoro mu Mana ni igiki? Ahubwo perezida wacu areba kure. Ni igiki? Navuga ngo murimbura mukoro. Hari hatazongera gufungura, muzayibonesha amaso yanyu. Araje senye inkike, araje senye mbyinagire. Haleluya! Araje senye, niko Uwiteka avuga. Araje senye, araje anyukanyuke. Ntabwo bizongera kubaho mu izina rya Yesu. Araje anyukanyuke. Nene kutaya biene edra tutaeneta. Araje anyukanyuke. Araje anyukanyuke. Uwiteka araje anyukanyuke. Subiramo akantu gatone po. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose. Senya n'inkike yarwo runyukanyukwe. Senya n'inkike yarwo maze rugira guteyewe runyukanyukwe. Niko Uwiteka avuganye nawe. Ushaka kurukira ngo nzarurimbura. Ngo kandi azagira gute? Nzarurimbura koko. Ntiruzicirwa. Ntabwo ruzigera rwicirwa n'umunota n'umwe. Ntiruzahingirwa. Nta nubwo ruzahingirwa. Ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. Ahubwo rugiye kumeramo imifatangwe n'amahwa. Kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura. Imana izategeka ibicu bye kugwamo iki? Imvura. Nawe umugisha w'Imana ubane kandi ukomeho hafi na kure aho uhereye hose mu bice bitandukanye by'isi. Reka tuvuge ngo umugisha w'Imana ukubonekeho, kuko kuza kw'Imana ukubonekeho ndetse n'abawe bose. Nizere ko umeze neza rero kandi uri amahoro. Ndagusuje nkwifurije umugisha w'Imana kandi ngo n'ikaze mu kiganiro cyacu
cy'uyu munsi. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, muzi ko intego yacu ari ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi turifuza yuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugera ku isi hose, bugera ahantu hose hatandukanye. Impamvu tugusaka nkabwa ni nimba ukunda ijambo ry'Imana, tubera ambasaderi. Ubu ni ubutumwa cy'ubona ubwamamaze bugere hose. Turashaka ko abantu bakizwa, tukambura iminyago Satani, tukayishyikiriza Kristo. Kandi nubikora gutyo tuzagabana umugisha w'Imana. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Claire Mama Savio. Yego. Claire uraho? Muraho neza. Gira amahoro y'Imana. Amen. Gira amahoro nantu nawe yagira amahoro. Nawe yahorane niko bavuga ko iroma nawe yahorane mu izina rya Yesu nabane nawe. Yego, umeze neza ariko? Meze neza cyane ndashima Yesu. Ariko wambaye ubwiza bw'Imana. Birakamporaho. Amen. Wego no kuguhoraho ariko kuko abashaka ubwiza n'icyubahiro abishakishe gukora ibyiza badacogora. Yego. Kora ibyiza bidacogora, ntagire ibiguca intege, urindi bicantege nubwo bihari byinshi cyane, urebe kudahora n'ubwiza. Hani cyankuraho ubwiza. Kandi naduteze amatwi nziko murebe. Wenda mutababona ingiye ubireba, murabona umubyeyi atari ubwiza bw'Imana. Nukuri kose. Tumwamureho ibyashaka kumwanduza mu izina rya Yesu. Kandi mu mwuka. Amen, agumamo. Agiye nubona ndi nyuma ya kamera nisekera gutyo bakagira ngo ni bya bindi byacu, ariko nzi ko tuyo umwuka w'Imana. Umeze neza rero nta kibazo. Ndaho ndashima Yesu. Nubwo ibirushya bitabuze, ariko Kristo akomeje kutwimana no kuturinda. Yaba atari kubw'imbaraga z'Uwiteka ntabwo mba ngaragaye kuri kamera. Yego. Cyase ntabwo mba nje guhumuriza cyase gusubizamo ibyiringiro abatahajuru. Ariko kuko Yesu yabyemeye, nje gusubizamo ibyiringiro abatahajuru. Imana ishimwe. Haleluya. Niyo mpamvu Kristo abyemeye nkongera kuza kuvugana n'abatahajuru. Ese abatahajuru muraho neza? Murumva mukifite ibyiringiro? Navuga ngo ntagire ikibakuraho ibyiringiro. Nubwo bikomeye mu isi, nubwo turi guhura n'inzitane, nubwo turi guhura n'amaruta, ariko abatahajuru hari aho tuzagera, imiruho n'imihate byatugendaga hano mu isi bigakurwa. Ni mwihangane. Yego, tuzaritahamo. Imana ishimwe. Hari akaririmbo nkwibukiraho bwa mbere dukora ikiganiro waririmbye, azi ko najya nkibagirwa. Mbese muraho tutaravuga ibindi, mbese muraho Goko bw'Imana mwe, mbese muraho nshuti z'umusaraba, mbese muraho amatabaza meza ate. Ntago nakibagirwa. Regane po. Hari insuzanya abana b'Imana bagomba kugira. Nyine baraho muri Kristo Yesu. Yego. Goko bw'Imana amatabaza meza ate. Regarde umuntu agera mu birushya nepo, ukagira gute ukadandabirana. Haleluya. Ariko itabaza ryawe rihora ryaka. Imana ishimwe. Hari umuntu wambwiye kako sekire ngo ubundi uhora mu mwuka. Uko tukubonye buri gihe ngo tubona buri ngo nta kintu cyo kubabaza, nabagiye banyandikira bampamagara, ndabwira ntireka nkubwiza dushobozwa byose na Kristo duhereza imbaraga. Ibintu byose nepo ubyirenza amaso yawe. Haleluya. Ukakira Kristo muri wowe. Kuko bitabaye ibyo warira nk'abandi, wagenda nk'abandi, waganya nk'abandi, wakwifuza nk'abandi. Haleluya. Ariko Kristo yari muri wowe ubifata nk'ibidahari. Ntago ari uko ibibazo bidahari, sibyo? Ni byinshi. Nta nubwo atari uko ntari guhura n'ibirushya n'inzitane mu nzira. Ariko Kristo uri muri twebwe afite ukuntu abyoroshya tugatambuka neza. Abatahajuru barabyumva neza. Haleluya. Hari ukuntu Kristo aza akaturwanirira, kuko ugiye utunga umunyamasengesho wese uvuga Imana mu kuri no mu mwuka afite ibibazo. Udafite ibibazo by'abarozi afite ibibazo by'ubukene. Udafite ibibazo by'ubukene afite ibibazo by'amagambo. Udafite ibibazo by'amagambo afite ibibazo ni byinshi. Ariko hahirwa, haleluya, uwihangana akemera. Amen. Haleluya. Akagendana n'Uwiteka kuko ntamara kwemerwa neza azambika ikamba ry'iki ry'ubugingo. Abatahajuru nari mbabwiye ngo ni mwihangane. Hari uko wahuye n'ibiruhanya nepo, nawe murabyumva neza cyane. Hari uko wahuye n'ibirushya, ariko turabizi neza ko hari aho dusiganirwa tugenda. Imana ishimwe. Haleluya. Ntago ibirushya bizabura. Imana itugirire neza. Nta nubwo n'ibikurwanya bizabura.
ariko Kristo uri muri twe. Erega nepo Imana iri muri twe, igendera muri twe, ivugana natwe. Haleluya. Ndetse niyo turyamye ibiri muri twebwe, Imana ishimwe iri mu mitima yacu. Imana ishimwe. Niyo mpamvu niba Imana iri muri twe nta kigomba kugutera ubwoba. Haleluya. Nta kigomba kugutera ubwoba papa. Imana ishimwe kuko ntabyo twijanditsemo. Imana iri muri twebwe, nta kudidimanga dufite kuko turavuga iby'Imana nyakuri. Haleluya. Ntabwo tujya gushakisha ngo abandi byata, turavuga iby'Imana iduhaye. Iri muri twebwe, igendana natwe, ibana natwe, twicarana. Ni gute twadidimanga? Uwiteka ari muri twebwe. None se ari muri ko yikorera akivugira, ni gute twabura ibyo duhumuriza ubwoko bw'Imana? Kandi Uwiteka yicaye muri twebwe agendana natwe. Abatahajuru nimukomere, nimwambara imbaraga, ntabwo ibirusha bizabura kuza. Icyakora yego ubizana, haleluya, niwe azabona ishano. Ubwo ikinyoma cyo cyahawe intebe, ariko bafite Kristo muri bo bakagendera muri bo. Haleluya. Nepo nagize agahinda muri iyi minsi. Hari umwana waje kundeba, arangije ambwira amagambo akomeye, arambwira ati twumvikane Claire, ati ngewe umuntu naramubonye cyangwa se gutya abwiriza, mfata nimero yiwe njya kumureba, ndatega atuzingezeyo, yaransambanyije. Ayiwe, kumva neza. Nagiye nkeneye ko yansengera nkabona iby'umwuka, ahubwo ntuye mu cyaha. Uri kumva neza ibintu abantu barimo baranyuramo. Kandi n'umukozi w'Imana, kandi uwo muntu nyine arahanga agaragaza ishusho ye kwe, ariko hanze akihakana imbaraga z'iki z'Imana. Yego, musawe imbaraga z'umwuka wera zibasobanurira umuntu uwo ari we. Ntabwo mwuka wera ari kuba wavuga indimi cyangwa se nkunda kubivuga. Umwuka wera ashobora kugenda runaka ngahita numva mu mutima wanjye kumwisanzuraho, ntabwo byemewe. Uri kumva neza? Bantu b'Imana, abantu bekinepo bagushijwe n'ibiroroge bimeze nk'uko nguko, ndabivuga nta kintu bitwaye. Bantu baragira kuyo ngo babonereho kuba bazanzamuka, ahubwo bakabasubiza hasi. Niba mudashoboye kuzirika, mwaziziritse cyangwa se mukagira ukundi mu bigenda. Mwakwifashe niba binabananiye mugafata ikiziriko. Kuki muri kunamura abana b'Imana? Umuntu aragusanze akwaturira kuyaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, aragusanze kugira ngo ahemburwe nawe, ahubwo wongeye ugize gute? Umusubije hasi rudubi. Ahubwo mwamuriye mushizemo izo mbaraga zawe mbi, mushizemo ibintu wacishije. Uwiteka araje. Umuntu abahungiyeho kugira ngo aruhuke. Narababaye ngira agahinda, ndavuga ngo ariko Mana uzaza ryari? Uzaza ryari? Uzaza ryari? Imana idutabare. Topi ene etando bi ene edra. Navuga ngo niba kwifata yibananiye, mushyiraho ikiziriko. Mushyiraho ikiziriko kuko hari ibyo Uwiteka aje gusobanura. Mwaragiye mucisha ibyo bintu bena ngaho nyine, ahubwo bitangira kubayobora izindi nzira, nibigira ingaruka kuri mwebwe, mwishyira ingaruka ku bantu bashaka kwibonera Imana. Kuki muri kubakuriramo ibyo bintu? Imana idutabare. Imana idutabare, ihereza abantu b'Imana ubwenge no kumenya abo bagendana nabo, no kumenya abo bavugana nabo, kuko ngo abo nibo baduteje akaga. Abo nibo baduteje akaga, bateje akaga abantu b'Imana. Kubera iki? Barivanze, bagiramo imvi z'urutarutaru. Hari abatari kubasobanukirwa kuba bameze imvi z'urutarutaru, ariko Uwiteka araje, ntabwo azaceceka. Nubwo muri ko hagenda atwikururwa umwe, undi akagira gute, agatwikururwa. Muri byarinde baho hari igihe kimwe bizasobanuka byose, abana b'Imana tugahagarara twemye. Hora ceceka ihorere, ndumva guhorera kumuhoza Yesu, ndumva imirindi ye agaruka, shuti ihangane aje kukuruhura. Hora ceceka, Imana ishimwe, ihorere. Haleluya. Ndumva imirindi ije kugutabara mu mudugudu utuyemo. Hari abaguhemukiye bari bitwaje ijambo ry'Imana. Mugira ngo Imana yacu se ntizi gutoranya abakozi? Yaciye muri leta, rega ndacyabivuga,
yaciye mukuru wacu w'igihugu ndacyabivuga haleluya kuko imana ni isirimu imana ishimwe ize guca abantu niba kugira ibyo bazirika byarabananiye izishyireho nyine supaguru kuko mwebwe nyine byarabananiye kuyishyiraho imana ishimwe imana ize irabizi ibyo wakoraga muri iriya biro irabizi ibyo wakoreraga hariya nyine kuri kara gaceka irabizi imana iraje nubwo iri gutwikurura umwe ngo buriya namaze kumenya ko hari igihe imana ishashenga kugira ngo igufate neza kabanza kuvuga ngo turi kumwe mwana wanjye reka tugendane ndagushigikiye ariko irimo iragusheshenga irimo iragira ngo izagufatire mu kindi cyuho noneho igutwikuruye isi yose igire gute ikubone imana yacu igira gute irasheshenga nimuhore muceceke ndumva imirindi ije gutabara iragutabara humura mwaravuze ngo hari kurira kwararira umuntu hari nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga mwagushije abantu b'imana abantu ntibakwinjira ngo baze babohoke muhagarara nyine mu muryango kugira ngo abantu bataza kwakira ariko kandi mwarabikoze uwiteka arabihorera ariko uwiteka aje gutwikurura yagiye abasheshenga akavuga ngo turi kumwe ariko burya yaragusheshengaga ije kugushyira ku mugaragaro wa mugore we ije kugushyira ku mugaragaro wa mugabo we haleluya kandi babwiza ukuri ko bamwe gereza zibafunguriye udahagarikiwe n'uwiteka zirabafunguriwe ndetse n'imfunguzo zigira gute zijugunywe mwagarutse ku rufatiro ariko mwagarutse ku rufatiro kwa yesu nihaterera hararinganiye imana itugirire neza nimugaruke ku rufatiro kuko dore zafunguwe imana ishimwe harimo n'abazajya kubuvugiramo nta kintu bitwaye bari baragiyemo barakoze amabi bavuye bafite agakiza nyamara wowe ugende wicareyo kandi nyamara wari uri mu gihugu cyo kwidedembya ariko kubera ko hari ibyo utigeze ushireho ikiziriko akanwa kawe uvuga ibyo ubonye mbene ururimi rwawe ni ibinyoma gusa uwiteka araje niba akanwa k'umukiranutsi ni ukuremesha ni ugutanga ibyiringiro ni ugutangisha ni uguhesha abandi amahoro agakiza ku batari bagafite yego haleluya akanwa k'umukiranutsi gahesha amahoro akanwa k'umukiranutsi gatuma umuntu asubiramo ibyiringiro imana itugirire neza none ahubwo mwagahindura bakajya kwicisha runaka ngo ndakuvumye ngo apfe umupasiteri muzima ntagavuma abantu ngo bapfe ahubwo turaje tumenye ngo ukorana n'ibiki watumwe nani ninde wagutumye muri iki kibuga ninde muntu wakohereje wowe ni ngombwa kugira ngo wicishe abantu bari ku kanwa kawe ko twamaze kumenya aho akanwa kacu gahesha umugisha gatuma umuntu ava mu byaha akagaruka urinde wo kuvuma abantu ubicisha ariko ubundi wimikiwe hehe nane kutaya bene edraya tuta ene eta ntabwo wibuka Aburahamu hatuba kugira ngo ajye kuvuma ubwoko bw'Imana ahubwo yagerayo herega baratuzi baza bavuga abaguma guhesha umugisha wewe muri ninde muntu wagutumye ko numva guhita pasiteri uwambere arakenyutse aragiye ni ngombwa ko wagira wakenera na teogene cyangwa se n'abandi cyangwa ahubwo wasenga bakagaruka mu murimo w'Imana turi mu isi dufashe igihe mu ntambara urinde wo gukenyura abantu ahubwo ukorana nande ukorana n'ibiki ntabwo umuntu w'Imana avumana ntabwo umuntu w'Imana yicana ubaye nka babandi bavuga ngo mbere yo gusengera ngo banze utange igitambo ngo mbere yo gusengera ngo banze ngo utange ituro ngo mbanze nkuderevure ni wowe uderevura ni wowe ukiza gusenga ni ukwacu gukora kukaba ukw'Imana urinde wo kwicisha abantu mu kanwa kawe urinde birashoboka atari wowe wanamwishe koko ariko bitewe n'ibyo wakoze ku mugaragaro ubibonye akabona ko nyine koko ari wowe kandi hari izindi mbaraga zari zishe inyuma y'ibyo ngibyo none se ninde wagutumye kuko dushinzwe kugarura abantu kuri Kristo ngo mbese umubyeyi yakwirengagiza yakwibagirwa iyo yibyariye haleluya ngo icyakora wabasha kugira gute kwibagirwa none se muntu we ntabwo ndi bukugize kwita Imana ko ntabwo ndamenya neza
icyerekezo cyawe uwagutumye. ariko umuntu w'Imana agarura abantu kuri Kristo. yego umuntu w'Imana aragenda arashaka bari umushumba wawe, ufite ukuntu ujya kumusengera, kuko uko biri kose biri tubwira ko umushumba cyangwa se umutambyi, haleluya, abahagarariye Kristo, cyangwa se umuntu wese urimo uravuga imbaraga z'Imana. none se ufite ubuhe burenganzira bwo kujya kwica umuntu ukavuga ngo ndamukenye? ukenyura abantu ute? Imana imbabarire, ukenyura abantu ute? kwagombye gusenga abana b'Imana bakongera bagahuza umutima. Imana dutabare ne po nuko na topi ene etando bi ene edra kandi abandi bakaguhurwaho kukiguhugura. ariko reka nkubwire, Bibiliya ivuga ngo mugenzi wawe niba akoze ikibi mwegere ne po umugwaneza bari umuhugurize. nakunanira uhamagara abandi bantu babiri, uri kumva neza? ntakunanira utumire itorero, uri kumva? ntago ari ngombwa guhita ugira gute usansabiriza ibintu. ntago wemereye gukenyuza umuntu, ahubwo wemereye kumusabira imbabazi z'Imana zikagera gute zikaza. haleluya, mwahawe ku buntu. ndaje ahubwo menye uriya mugore mukorana w'umupfumu, turaje tubimenye neza, kuko namaze kumenya ko hari abantu baza ngo basengere ugahita ujya kubahuza n'abantu bafite imiti. ngo umugore w'umupfumu mukorana ukagira gute? Imana itabara. ngo mu kazi babacuruza ukabahereza uduti. ntago Imana yacu ikora gutyo. ntago Imana yacu ari ngombwa niba umuhanuzi akubwiye ngo dore muze batajya ibintu ngo ujye kumanyagura amakaro. twe twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, ijambo gutegeka gusa, ukavuga ngo habeho mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zikajya gukora imirimo, hakahita habaho. haleluya, wavuga ngo ndasenze mu izina rya Yesu umuntu akire, imbaraga z'Uwiteka zikajya gukiza. ntago ari njye kirere itabyemeye ko nkozaho ikiganza, ntabwo nta kintu cyakwemera. urinde kujya kumenagura amakaro y'abandi, urinde kujya gutanga amazi n'uduti ngo bakoreshe kugira ngo babone abakiriya. Imana yacu ntago ari uko nguko ikora, ntago ari uko Imana yacu ikora. yamwe mw'abantu mwaje kuyoberanya mukihambika uruhu rwo guhanura kubera ko mwabonye ko ibintu bigenda neza. Imana irabasiye, ntago ari uko Imana yacu ikora, ntago ari uko Imana yacu ikora. ntago arimo kugira ngo umuntu ajye kumena amakaro, ntago arimo kugira ngo umuntu agende ajye guhabwa iyo miti. ntago Imana yacu ari uko ingoko ikora. haleluya, Imana yacu yitwa Ndiho, irashoboye, yitwa Rubasha, n'igiti cy'inganzamarumbo, n'isamba itarumba, n'ubwugamo bw'umugaru, ntawe yihungiye gukorwa n'isoni. n'Imana itanga urubyaro, ntabwo urubyaro baruhabwa n'imiti. ntabwo Imana yacu ikora uko nguko. kwizera kwacu, haleluya, Uwiteka araza agakora imirimo n'ibitangaza. haleluya, ubundi mwafashwe gute? ni ibiki mwihaye? yego, ndagutangariza nshuti y'umusaraba, ukurikira ikinyamakuru Umusaraba TV, umuntu sibyo ko twebwe kwica, nta bantu bariho bameze batyo. Imana yacu ifata ibidafatika ikabihindura ibifatika. ntabwo Imana yacu ikorera muri iyo miti bari kujya kubabesheshamo. napo ndababaye kubwo abantu baratukisha izina ry'Imana, ugasanga abantu baratuka kubera abantu baje biyambitse iruhu rw'umukozi w'Imana babesha. ntabwo Imana yacu ikora gutyo. ntabwo Imana yacu ikora kugira ngo baze gukora kure ku mabere ngo babo baragukuraho ngo imyaku. ariko mwabaye mute? Imana yacu ikorera muri twebwe. urategeka Uwiteka akazakuraho iyo myaku. ntabwo ari ngo wahamaze. yemwe abantu bamwe barakurikira Umusaraba TV, abakurikira kino kiganiro, ntabwo Imana yacu ari uko Imana yacu ikora. yego, abayivuga nayo bayibeshera, mubagira inama barekera aho ngaho. iri muri twebwe, n'imirimo ikora niko iduhindura amateka. abambaraga ubuca barikatwambika batari bafite isura, ikaduhereza isura. iyo bivuze gutyo bitanibuka imirimo y'Imana. mfite abavandimwe bajya gambwa ngo kirere nta muzaguhereza imitwe y'intoki, ubundi aho uzabona umugabo. hakaba ngo ubundi bwo uzabona uzabyara gute? uzabyara n'abasabate. Imana ikambwira ngo mwana ngo nge nzaguha ubwiza. aka gasura mfite ni Kristo, nabura gute kuvugira Imana yaratumye njya mu maso, yaratumye ngendana nayo. ni gute nge wasebereza Imana yanjye? ni gute bakuzi b'Umusaraba ati nimuhumuke, ndetse
uzabivana uzagusengera mu kuri no mu mwuka uzabyemera ariko uzazagaje kuderevura ngagukora ngo ahantu hose gukuramo imyenda uzambwire ngo barakubeshye ntabwo ari imana yacu ntabwo ari ukuguka ikora uzambwire ngo ibyo mwakoze mwarabikoze topi ene etando bene draya imana irababaye mwabagabo mwe imana irababaye mwabagore mwe muzi gutereka amaso mwitwaje bibiliya mwitwaje ijambo ry'imana imana irababaye twebwe imana dukuye irodebari ntabwo twari tuzwi ntabwo twari no kumenywa ariko kubera imbaraga imbabazi z'imana imana itugezeho twigaragura iratubwira ngo nitubeho niyo mpamvu utazabeshyera imana yanjye imana ingabura saa sita na nijoro wowe uraza kuyipirata imana yambaye agaciro wowe uraza gupirata imana yanjye urimo atuburira abantu bitewe n'imiti wagiye gucisha bitewe n'uko wagiye kwa mwamini urimo uraza gukenyura abantu wica abantu gute ubundi ninde wagutumye ni imana yacu cyangwa n'izo mana zanyu mwimitsi ninde wagutumye wa mugabo ninde wagutumye wa mugore we ninde wagutumye niko cyomeza imbizi urutaruta ninde wagutumye niko Uwiteka kubaza anyuze muri kirere ninde wagutumye kuza gukenyura abantu yaravuze ngo yasize ibihumbi yasize intama 99 ajya gushaka intama imwe wowe urinde uza gukenyura abantu urinde iri juru uvuga ni iryande ni irya Kamonyi iri juru uvuga ni iryande ni irya so ni irya nyoko ni iryande imana ibahore sindi gutukana ariko ngo babwize ukuri inkota y'Uwiteka iraje kandi irabazi nimuyarye niba yabahe muyarye ariko naho igihe gitoya murarimbutse mugiye Gehonomo nimwubaka ayo mazu yanyu ariko yose agiye kurimburwa nimuyarye nimwambare neza ariko amakositimu mugiye kuyasiga nimwambare ayo mabaze nimuyambare we ariko mugiye kubisiga imana iraje yaratwikuruwe irabatwikura ntibyakwemerwa neza ariko imana iraje nshuti yanjye iyi miti igira garanti igira garante ukurikiranwa igihe gito ariko igira garanti bigiye kukurangiriraho yego imana ishimwe ne po noya taya binedraya mana we wongera umubare w'abakizwa ugabanya umubare w'abarimbuka barimbuwe n'izi bigirwa ngo ningirwa abakozi b'Imana ngirwa bapasiteri ninde wabatumye umwami mukorera ninde wabatumye ubuse koko kuwiteka hamagaye abaswa kuwiteka hamagaye babandi ninde wabatumye imana ibatabare nuko rero ndimo ndababwira ariko Uwiteka araje kandi ntago agiye guceceka Uwiteka araje ninde wagutumye ninde yaravuze ngo yewe Yerusalemu we kiza barinzi ku nkike zawe ntabwo bazateketeka ku manywa na nijoro habwa ngo abibutse Uwiteka nimugatuze kandi nimukamuhemere haleluya kugeza igihe Uwiteka azashyira ishimwe mu kanwa kawe yemwe mw'abantu mwe nimugaruke ngo abanyamasengesho batahajuru nimugaruke nimucirwe intege nawe byambitse uruhu rw'abapasiteri nimucike intege nubwo ibyo barabibakoreye ariko Uwiteka musome ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima riri muri Yesaya ibice 5 umurongo wa 1 Imana ishimwe yego Yesaya ibice 5 umurongo wa 1 Yesaya ibice 5 yego umurongo wa 1 wa mbere Imana ishinja abayuda ubuhemu Imana iri gushinja abayuda ubuhemu ntabwo ibigindi kubivuga byivugishijwe ni mwuka wera w'Imana abantu barivanze abantu bameze imvi z'urutarutaru hoya nimwumve ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu yego yaciye muri kere yantumye izaca no mu bandi zabatuma yego reka ndirimbira umukunzi wanje indirimbo y'uruzabibu rwe ngo reka ndirimbira umukunzi wanje indirimbo y'uruzabibu rwewe umukunzi wanje yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka umukunzi wanje yari afite haleluya ngo yari afite iki
yari afite urutoki rw'uruzabibu ku wari afite urutoki rw'uruzabibu umusozi urumbuka ku musozi urumbuka. reka mvuga kano kantu gatoya. uyu mukunzi Uwiteka avuga niwe pasiteri, niwe mushumba wari ufite urutoki rwiza rw'umuzabibu. uri kumva neza? Imana yaraguhaye rwose ushinga itorero hariya, urongera ushinga hehe mu karere ka Kamonyi, ushinga hano muri Kigali, uragenda mu burengerazuba, mu burasirazuba. rwose rwari urutoki rwiza. urutoki ni umurimo w'Imana. uri kumva neza? rwose yarabyishimiye cyane. ugenda ugaba amashami hirya no hino, arwishimiye cyane. haleluya. yari yaguhaye ubutware, yari yaguhaye ubushobozi, ntacyo atari yagukoreye. yego. ararutabirira, arurimburamo amabuye. arangije urwo rutoki nabwo ararutabira, arurimburamo amabuye, akuramo yego, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. ayiteramo umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. arwubakamo inzu y'amatafari ndende. arangije arwubakamo inzu y'amatafari ndende. uko mwari mufitanye ibihe byiza, kubera ko mwari mufitanye ubusabane, yari yakwishimiye. aguhereza ubutware bwo kugira ngo ushumbe rino torero. akuramo ibintu byazaguhutaza, nene kutaya bienevra. akuramo ibishyitsi, akuramo ibigiga bizazatuma usitara. uru rutoki arugira neza cyane. acukuramo urwina. arangije acukuramo urwina. yego. nuko yiringiraga ko ruzera inzabibu. ngo yiringira kuko muri runo rutoki ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. rurangije rwera indibu. yewe pasiteri we, yewe muvugabutumwa we, ntacyo Uwiteka atari yagukoreye, ntacyo Uwiteka atari yakugiriye. yari yaguhumekeyemo, aguha ibyo guhembura ubwoko bw'Imana. aho kugira ngo ubuhembure, ahubwo urabanamura. kandi koko ntako atari yagize. uzi kugira ngo yizere ko uruzera umuzabibu, ahubwo wera indibu. hahandi nyine wasambanyije urubyiruko, hahandi wariye amafaranga y'abapfakazi, hahandi washatsemo indamu. kandi uru rutoki umukunzi Uwiteka yari yaguhaye, yari yaruguhaye yabanje kurukuramo ibisitaza. ntako atari yakugiriye. uzi kuba utarize akaguhereza gushumba itorero, ariko inda nini igatuma ureba izindi nyungu. haleluya. kandi uru rutoki yukomeza kurwuhira cyangwa kugenderamo uko Uwiteka yari yaruguhaye rumeze, ntacyo utari kugeraho. ariko washatse kuba nk'uko abandi bagize gute bagenda. none se rwa rutoki rurangije rwera indibu. umusaruro wo ko wabwirije abantu ubutumwa bwiza ngo bave mu byaha baze, ahubwo utangira kugenda uko ushaka. utangira kujya kwivanga n'andi moko, utangira kujya gushaka imiti ngo kugira ngo wumvirwe ukundwe. kandi mbabwiza ukuri Uwiteka yaguhaye. kandi ushobora gutangira ubona ko nyamara nta kigenda, ariko kuko gufiteho umugambi muzima. haleluya. uko ugenda ruto Uwiteka agushyigikiye, aragera akakugeza ku ntego ye yagambiriye. ariko wowe weza indibu, weza indibu. ntabwo witwaye neza uko bikwiye. wagiye gushaka utundi tumana, wagiye gushaka ibindi bizatuma bigushirika ngo wubake amazu, kandi nyamara nta kintu atari yakoreye muri rutoki. mbega ijambo urimo urabwirwa we muhanuzi. Uwiteka yakugiriye neza, agushyiramo ibye, ariko ntiwabitanga uko bikwiye. harimo aravugana nawe, yewe mudiyakoni. Uwiteka yagushyizeho kugira ngo abantu b'Imana bahembure ibintu bigende neza, ariko ntabwo ariko wabikoze. ahubwo bagutumaga amazi ugashyiramo utuntu dutuma abantu bapfa mu bugingo, bagenda mu nda zabo nyine bigahora byikoroga biteye uko bavangiye. yafashije Imana gusarura. wowe wafashije Imana mu gusarura. ntabwo ari ikintu Uwiteka yaragushyiriye mu bwo budiyakoni. yewe pasiteri mushumba revera, Uwiteka ntako atari yakugiriye. yari yakuzamuye umuryango w'iwanyu, aguhesha icyubahiro. haleluya. pa ene etando biene edraya tuta ene esta. urangije ntiwagenda uko wahamagawe, ushaka kwivanga n'andi moko, ushaka kugenda. ariko Mana
mana wikuraho ubwiza bw'Imana ariko Uwiteka uretse wumve icyo aguteganyirije uretse wumve icyo atumye umuhanuzi Claire uretse wumve Imana ishimwe. yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe namwe bagabo b'i Buyuda nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. yamwe mwa bakristo mwe yamwe mwebwe mukurikirana ibyo Uwiteka avuga nimuze gukiranura. ese koko Claire amagambo avuga mwebwe ntimwabibonye mu matorero musengeramo hari icyo Uwiteka atari yakoze? yabahaye ibyuma, yarabahaye amakorari, yarazanye bavuga butumwa. ntabwo umurimo w'Imana wagendaga neza. ngaho rero nimuze mudukiranure. ikintu nari nkwiriye gukora uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? asa n'igiki ngo atarakwiriye gukorera uruzabibu yari yarasize kandi koko se n'igiki? niba Imana yo mu ijuru ifashe umuntu utarigize biga gusoma no kwandika, ni Imana yo mu ijuru yarafashe izamenyekana iriya nka Claire iriya ikamumekiramo ikanshyiramo ibyabo. haleluya. abafite za dokitora, abize za masters, ibi hari uwashyira no kuri kamera ngo abwirize bikamunanira. niba yarafashe yasuzugurwa ivukara ku kivumu, haleluya, ikayishyiramo ibintu by'Imana, n'iki Imana itari yadukoreye? haleluya. n'iki Imana itari yagukoreye? urinde wo kuyobora abantu bize kaminuza, wo kuyobora abantu bize zayine mbariyo, n'iki Uwiteka atari yaragukoreye? yo kubura abantu bageze Amerika, za Canada, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Buholandi, muri Aziya, n'iki Uwiteka atari yaragukoreye? ni igiti topiene etando piene draya tutaene esta. n'iki yemwe mwantu muteze amatwi nimumfashe, abakijijwe n'abadakijijwe nimumfashe mumbwire, yemwe abantu bakurikiye umusaraba TV, n'iki Uwiteka atari yakoreye bano bantu? barimo barajya saa sita nijoro kandi barabwirirwaga. hari n'abakubona impano y'Imana batabonaga kubera ko ntaho Kristo yari ari muri bo, ariko Uwiteka abagezeho amaze kubaha bakarya bagahaga, abahaye kwambara agakanzu keza nk'akagaka, abaye gutega igitambaro cyiza nk'iki ngiki, haleluya, amaze kubahereza batangira kumera imvi z'urutaruta. n'iki Uwiteka atari yakoreye ngo abagabo be? abagore banyu ntabwo bari babanyuze? n'iki mwe abagore Uwiteka atari yabakoreye? ntabwo abagabo banyu yarabahaye mbere ntabwo mwari munyuzwe nabo? n'iki Uwiteka atari yabakoreye? ayo maso yanyu yabarimbuza abahemuza, Uwiteka yakorera iki? ese azayanoboremo? navuze ngo Uwiteka azabambika ikiziriko niba kwambara kigufi kibananiye. n'iki Uwiteka atari yabakoreye? ati ni kuwa dotaya harasisi mini kontra mini shosegro. n'iki Uwiteka atari yabakoreye? koko ubusambanyi bugutume ubura ijuru, gucisha imiti bibura ubura ijuru. ni igiki Uwiteka atari yagukoreye? ngo unteze amatwi ndabizi ko murahari. ni igiki Uwiteka agukuye mu ntara akuzanye mu mujyi wa Kigali? ni iki Uwiteka atari yaragukoreye? aguhaye gutwita, aguha kubyara, haraguhereza rwose uyobora umukumbi, uyobora abantu bafite amashuri, uyobora abantu bafite amangazini, uyobora abantu bafite amamodoka, uyobora abantu bafite amataje. ngiki Uwiteka atari yagukoreye? itawisuzuma mu cyiciro wari urimo, ngo ahubwo zirafunzwe nta nubwo zirafungwa. n'iki Uwiteka atari yabakoreye? n'imfunguzo zirajugunywa. n'iki Uwiteka atari yarabakoreye? rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mando ukagusesengo wabajeho. n'iki Uwiteka atari yarabakoreye? ugiye kwera indibu koko ahakeza uruzabibu heza indibu. n'iki Uwiteka atari yabakoreye? mwabagore mwe, mwabavuga utuga b'abasore mwe, n'iki Uwiteka yari yarabakoreye? atari yaro ni igiki? Imana idutabara. yego nepo ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? ko yari yiringiye ko ruzera umuzabibu rwera indibu. nikarimo arababaza namwe wateze amatwi, navuze ngo waba udakijijwe
waba ukijijwe ca runo rubanza ni iki cyatumye bano bantu batera umuzabibu bakera indibu navuga ngo ni inda nini zabananiye ngo nayakire ni iki cyatumye ni iki yewe ni iki wa muhanuzi we ni iki cyatumye udahagarara ku muntu aranga uvuga iby'Imana nyakuri yagutumye guca ibitambo ninde uragutumye guca ibitambo vuga ubutumwa wa Yesu nashaka gucisha hashaka azahacisha ninde wagutumye guca ibitambo ngo kugira ngo usengere umuntu ngo babanze baguhereze wowe urakizuri Yesu wowe uri Yesu wowe urinde wowe urinde icyo ushinzwe ko ari ugutegeka Yesu agakorera muri wowe ni wowe ukiza wowe uri igiki uri inyama n'amaraso ni iki cyatumye uri guca ibitambo icyatumye uri guca ibishoro mu mana ni igiki ahubwo perezida wacu areba kure ni igiki navuga ngo murimbura mukoro ni igiki cyatumye mwivanga mumera imvi z'imitarutaro ahubwo nimureka abana bazi bafatana agakiza bararyoheje bazi uko gusambana bimera bazi uko kunywa inzoga zino zihenze uko bimera bazi gusohoka batembera mu madeni reka baza ngo bafatane kano gatuti baza babayoberanyisha baza bayoborane kubera ko mwebwe Uwiteka bahaye n'urutoki kugira ngo mwere inzabibu mwere indibu nimureke bano baza bafatana agatuti kuko Uwiteka bahesheje agaciro murangiza agaciro murakiyambura murangiza mwere indibu reka baza bafatane kano gatuti bazavuga imirimo n'ibitangaza by'Imana bazavuga ukuntu Imana mu busitari yabanye nabo baza babivuge neza kuko mwebwe yabahaye icyubahiro murakiyambura kuko ntabwo mwigize mumenya ibiri muri mwebwe hano mwigize mumenya ugendera muri mwebwe yabahesheje agaciro murakiyambura nimureke rero bantu bazi bafatana agatuti baza bavuga imirimo y'Imana yego Imana ishimwe Imana ishimwe yego noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye ngo noneho mwege muri guca n'urubanza nimutega amatwi mucyo Uwiteka aje gukorera uru rutoki rwiwe yego nzasenya uruzitiro rwarwo kandi mwaranabibonye maze rwonwe rwose senye n'inkike yarwo runyukanyukwe irangiye isaya n'inkike yawe inyukanyukwe hari hatazongera gufungura muzayibonesha amaso yanyu araje senye inkike araje senye mbyinagire haleluya araje senye niko Uwiteka avuga araje senye araje anyukanyuke ntabwo bizongera kubaho mu izina rya Yesu araje anyukanyuke nene kutaya biene edra tutaeneta araje anyukanyuke Uwiteka araje anyukanyuke subira ngaho kantu gatone po nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose senye n'inkike yarwo runyukanyukwe maze rugira gute yewe runyukanyukwe niko Uwiteka avuganye nawe ushaka kugarukira ngo nzarurimbura ngo kandi azagera gute nzarurimbura koko ntiruzicirwa ntabwo ruzigera rwicirwa n'umunota n'umwe ntiruzahingirwa nta nubwo ruzahingirwa ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa rugiye kumeramo imifatangwe n'amahwa kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura Imana izategeka ibicu bye kugwamo iki imvura ngo mugiye kuzana ngo abahanuzi bazi kuvuga Imana neza ngo mukoreshe ibiterane ntabwo bigiye kwemera ngo kugira ngo mwongere mugarukeho ntabwo bigiye kwemera kuko Uwiteka yarakaye Imana ibaha umugisha nta bindi ndeza kwijambo Yesu agumugisha nanjye nta bindi bintu ndarenzaho habyo ndarenzaho yewe waruzariruwe n'icyo Uwiteka Imana atagukoreye no kuburiho nabyo yarabikoze ugenda bikemera abandi batagenda kuvuga iterezina ry'Imana bikavuga urivuga bigakunda Uwiteka Imana yarabikoze n'icyo Uwiteka Imana atagukoreye no kuba uri mu gihugu cy'u Rwanda aho ngaho uri no kuba uri muri Amerika no kuba uri muri Canada kuri muri Mozambique aho uri hose n'icyo Uwiteka Imana atakoze n'iki Imana itagukoreye nepo Imana ije
gutungurana sha hari abantu imana ijya gukoresha imirimo mutakeka ko bakora imirimo bamenye abakene bamenye abashonji babubakire abangaba bahawe byarabananiye uri kumva neza ibi mugiye kwibonesha amaso yanyu uwiteka agiye kugenda ace muri bari abantu batatekerezaga baje kwikorera umurimo yatangiye akazi uri kumva neza kubera iki ngo iki ushaka ubuzi kuvuga ushaka ubugera kure uru rutoki haleluya iyi mifatango yaje kandi yageze niremeye umuntu mwishusho yanje muha ubwenge bwose bwo gutegeka iyisa yiwe none arananiye n'iki ntamukoreye none arananiye n'iki ntamukoreye ubutumwa bwari ubwanjye bwari ubwawe bwari ubwacu wese yisuzume urebe ko utananiye imana urebe ko utagiye gukurwaho uruzitiro ko atari wabwirwaga kerera imana igumugisha imbaraga n'amavuta kandi imana ikomeze kwagure amen nende uvuga ngo urakoze ku kiganiro duhaye ariko nabuze uko ngita nimba ndakita ikiganiro cyangwa se ubuhanuzi ntago mbizi ariko buri wese uko arabifata abyakire uko nguko ubafata nk'ubuhanuzi bimwe ubuhanuzi kuko burimo kandi bw'umuntu buri wese afite mu bye urabifata nk'impuguro hari abahuguye urabifata nk'ikiganiro nawe simbizi icyo nzi cyo buri nguni yose buri wese arisangamo icyo nabasabaga navuga ngo wisuzume udakurwaho nyabona uruzitiro iyo uruzitiro rwakuvanye ijambo ryavuze ngo icyo kizahita gikurikiye no kuza rukanyukwanyukwa ikintu cyanyukanye twebwe kiba cyarangiye agiye kinyukwanyuka kikaruhukira Rusororo cyangwa Nyamirambo cyangwa se n'ahandi ariko imana ikomeze umuntu wese duteze amatwi inkomeze gukomeza twese dukomeze aho uhereye hose nta kimana itagukoreye n'iki imana itakoze kubera ko uje indege ikakujyana mu icyo gihugu uhereyemo nawe uzi ni imana riri gukora kuri mu gihugu cy'u Rwanda nawe wicayemo ufite umutekano hari icyo imana yakoze ariko si ibyo bitera imana kuyisuzugura itangiye kwicuza impamvu yakoze ibyo ngibyo itangiye kwicuza impamvu ndi hano buri wese niyisuzume agire umwanzuro afata imana igumugisha sinzi nimba hari ibindi uri bwongereho nimero ya telefone ajya niyihe nimero ya telefone ni 078 53 10 311 078 53 10 311 ngiye ndimo ndavugana n'abatahajuru yego hagiye amazina wariho nayahe yadufashije Marie Claire yego ibaruye kuri yadufashije Marie Claire buri wese agitanga nimero nakanyange kambasabe iyere kugira uryubahirize tujye tubwiza abantu kuri riko tujye tubwiza abantu kuri biseka kandi mbanyewe n'umukwe ndi hano buri wese iyerekwa agize kambisubiremo aryubahirize n'utaryuheza biramuhera icyaha ko nabibonye ko hari abantu imana igiye gusanga ikabwa icyo gukora bamwe bakiganyira bakabyanga abandi ibyo bategetse ntabaye ibyo bakora ukibigavura umugisha w'Imana w'ubuhombye yego kandi umva ndi mu mwuka ikimana igutegetse kambisubiremo tope eneva rastas enekuta ikimana igutegetse ukora icyo ngicyo kandi wirinde kugabanya ibyo gutegetse kuko ukibigabanya nta mugisha urabona kandi igenda iteze ingese muri ibyo ngibyo kandi nakanwa Imana kari kubivuga amazina ni yadufashije Marie Claire yatanze nimero ya telefone dusengera Imana twitahire Mana data wa twese uri mu ijuru kurera kandi urakiranuka urida icyubahiro cyawe nta numwe muzagisangira uko warurikira n'isaha ni kuri izina ryawe haleluya nirihabwa icyubahiro turagushimye kubw'umugambi wawe mwiza turagushimye mwami Imana uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ndagushimye kubw'umugambi wawe mwiza ndagushimye kubw'ineza yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndakwinginze mwuka wera w'Imana ugenda ukora imirimo n'ibitangaza haleluya haleluya abari bagifite runo rutoki ubahe kugira ngo bere umuzabibu mu izina rya Yesu ubarinde kwera indibu mwami Imana
ukora imirimo n'ibitangaza kandi waravuze ngo abagushakashakana umwete abo ngabo bazakubona. Igaragariza abantu bawe wongere ubagabururemo ibyiringiro. Ndagushimye ko uturwaniriye. Nepo w'Umusaraba TV umuhagarareho neza y'Imana imwomeho mu izina rya Yesu. Ibiganza yakire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugisha w'Uwiteka ukomeze kumwomaho. Turagushimye ko udutabaye, turagushimye ko uturengeye. Ngano utegeka uganze tubisabye twizeye izina rya Yesu. Amen.